amasura y'Imana tuyakoma mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Imana yongeye kwandika imbaraga utarusanga. Hari ikintu Imana igira kirasanzwe ku buzima bwawe. Hari icyo utakubona, hari ibyo wigezeho. Reka ngutangarize amagambo wigeze ubona Imana ku buzima bwawe, ariko uyu mugoroba wakongera ukayibona mu yindi sura. Imana icyubahiro, haleluya. Imana yaje kubara umukene, ariko uyu mugoroba yagukiza indwara yo kunanirana. Imana icyo mu yindi zirihure mu buzima bwawe. Imana icyo mu yindi zirihure umutima wawe. Hari icyo Imana yakora. Haleluya. Ndashaka kuzamura nanone amaboko imbere yawe. Imana kuko turi imbere y'Imana. Ubwo Imana muzamura amaboko yanjye imbere yawe. Haleluya. Ndashaka ko umuco wawe umurikira. Ndashaka kugenda mu gushaka. Haleluya. Kandi vuga ndabyizeye, ntabwo mbishidikanya. Ndabizi ko uzangirira neza, ndabizi ko unkunda, ndabizi ko wapfiriye kandi waritanze ku musaraba kugira ngo ibyanjye birangire. Gira Yesu ko waritanze, uravuga ngo byose ngishyizeho kugira ngo ibyamushaka warabirangije kugira ngo njyewe amahoro. Haleluya. Imana ibakugisha mwinshi. Yesu ashimwe cyane. Asabe washimwe mwiyicare. Imana ibakugisha. Yesu ashimwe. Haleluya. Ndabashubije mu izina rya Yesu. Mwiriwe neza. Bwira mwene so Imana ni yacu. Musuhuze umubwire ngo Imana ni yacu. Kandi uyu mugoroba biraza gukora imirimo ikomeye ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nasabye Imana ko iri bume gutuza no kubwiriza ntuje. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Ubwo ndimo ndumva ndi mu kirere cy'ubuhanuzi. Ndagira ngo mvugane nawe wicaye muri iri teraniro. Imana ikuremeye ibindi bishya. Haleluya. Haleluya. Hari ukuboko kw'Imana kugiye kuza ku buzima bwawe. Hari imibereho mishya Imana izanye ku buzima bwawe. Hari ubuzima utarusanga bw'Imana ireme ku buzima bwawe. Hari ibyo wajya kubona Imana ihinduye amateka. Haleluya. Imana ihinduye amateka y'ubuzima bwawe. Hari ibyo watinyaga Imana iguha kubitinyuka kubw'imbaraga. Haleluya. Ariko tuvuge ngo haleluya. Ongera umubwire ngo ni yacu. Ni Imana y'imbaraga. Imana twarayibonye. Haleluya. Twabonye Imana ikora imirimo tutari tuzi. Twabonye Imana ikinjira tutazi. Ariko Imana idukorera igitangaza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. Twarayibonye. Imana ikomeye. Imana ikomeye. Imana ikomeye. Imana ikomeye. Haleluya. Bwana asifiwe. Ndagira ngo yigarurire icyizere. Yesu ashimwe cyane. Yabwiye Yeremiya ngo nakumenye utaraba urusoro mu mwana wawe. Mushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugoroba ntabwo wabayeho kubera impanuka. Wabayeho kubwo umugambi w'Imana. Naho wahura n'ibikugerageza, ariko icyatumye Imana ikurinda kiracyakomeza. Yesu ashimwe. Hari umuntu wigeze kuvuga ngo kuba turiho ntabwo ari impuhwe z'agace. Kuba turiho ntabwo ari impuhwe z'umwana, ni imbabazi z'Imana. Ikomera amashyi. Haleluya. Ongera ikomera amashyi. Haleluya. Nahoze ntekereza kugira neza kw'Imana. Nsanga Imana ikomeye. Nsanga Imana ikomeye. Reka nkubwire, umutima wawe ntukibagirwe. Iyo umutima wawe wibagirwa, rimwe na rimwe wihakana Imana.
Yesu ashimwe cyane. Ariko umutima nukomeza wibuka imirimo Imana yagiye ikora ku buzima bwawe, uzakomeza uyihamya, kandi mu mutima hazahoramo inyota yo kwishaka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nahoze nibuka igihe kimwe, sinzi uko bije muri Imana icyubahiro. Haleluya. Igihe kimwe nari nkiri umukobwa, noneho ntegura ubukwe, mvuga ngategura ubukwe. Imana icyubahiro. Haleluya. Maze gutegura ubukwe icyo gihe bwari buzabe mu kwezi kwa gatandatu. Hari umushuti w'umugabo wanjye, yari inshuti ye, aramuhamagara amusohokana muri Hilltop. Imana icyubahiro. Aramubwira ati ndakwingiza, niba ushaka kuzabaho neza uriya mukobwa mureke. Gira gute? Uriya mukobwa agira gute? Yesu ashimwe cyane. Amubwira amagambo menshi cyane, ntabona umwanya wo kuvuga. Arangije aramwemerera, mvuga ngo aramwemerera. Amaze kumwemerera muhinga, ikintu wacyumvise, amaze kuvuga ati ndamuretse, ubukwe burapfuye, ibyo ngiye byonyine ni ikimenyetso yuko ntamushaka. Aravuga ati kubera ko wumvise icyo nkubwiye, muhaye inka. Inka imuhera muri Hilltop. Hari abantu baza ku buzima bwawe uzi ko ari umugisha, ariko bakazakubera umuvumo w'iteka. Yesu ashimwe cyane. Arambwira ati za gahunda zagize gute? Aho hantu urahumva? Yesu ashimwe. Narivuze ku mugambi w'Imana, ubuzima bwawe ntabwo upfa. Haleluya. Hashize iminsi ariko numva nyine byararangiye. Bwira mwene se ukora abantu bazi amakuru yawe. Ntabwo ari uko nari ifite ikibazo, ahubwo ikibazo cyari inkomoko. Mpera Imana icyubahiro. Ikibazo cyari iki? Hari abantu bazi amakuru yabayabwiwe bayazi. Havuga turiya mukobwa isa n'inzoga akarara mu gasozi, uzabushobora? Umukobwa utazagira ikibazo ngo uhamagare umubyeyi azahagarare mu cyimbo abakiranure, uzabushobora? Haleluya. Haravuga ati ariko n'ubundi hari abakobwa bafite ababyeyi bafite umuco, ndabiretse. Abiretse. Aramubwira ati hari inka nari mfite ndayikwemereye. Ngize gute? Ndayikwemereye. Ariko umunsi yicaye agatekereza, aravuga ati si uyu mukobwa ndamurambagije nta kibazo afite. Vuga ngo nta kibazo agize gute? Ntabwo namuhora ikibazo cy'ababyeyi, kuko n'ubundi sibona ko abisubiramo. Noneho abisubiyemo, inka yamuhaye arayigurisha. Agira gute? Arayigurisha. Kuko icyo yayimuhereye nticyagize gute? Ntabwo cyabaye. Duhe data icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ariko uyu munsi, ariko umugabo wanjye ahantu ari mu kuri, nubwo atatwumva tumukomera amashyi. Kugira Imana imuhe umugisha, kuko nyine yaranyemeye kandi ibintu byari bikomeye. Duhe data icyubahiro. Kongera tumuhe icyubahiro. Abari barukazi. None ndakomera data amashyi. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Icyo gihe bamuhera inka muri Hilltop, abari inshuti zanjye bavuyeho. Abo twasenganaga bafata nk'umuteramana. Kandi nari ndi muri korali n'umuririmbyi indirimba bikajyaho. Hari igihe uhura n'ikigeragezo riti bikabura, wajya kuririmba ubikora neza ariko nawe ugasubira inyuma gutya. Abandi bajya hano wowe ukajya aha. Si uko utabizi, ahubwo icyakujeho kiragutera kujya aho abandi batari. Imana ikuzane mu murongo w'izina ryayo. Imana icyubahiro. Haleluya. Kandi ibyo bavuga
data icyubahiro ariko uriya mugabo wanyamenye tumukomere amashyi. Haleluya. Bamvaho telefone iri kupa guhamagara reka nda yari magambo wirwarize. Data icyubahiro turashimira Imana idutoragura abantu batuvunnye. Turashimira Imana izi bitukwiriye kandi akaba ari ibyo duha. Haleluya. Haleluya. Shaka dusoma ijambo ry'Imana narishiye aho ariko sishaka kuhatinda ikizagera mbivuge neza. Duhe Imana icyubahiro kuko nakabaye bivuga hari nawe akabihamya akavuga ati nibyo nk'abaraye mwambaye hariya hirya navuze hariya arayigurisha pe. Aramubwira ati nagize ikibazo yaho naguhaye ngira gute ndayigurisha. Aramubwira ati mpamvu ayigurishije nuko nyine ibintu bitagenze uko yabishaka. Imana icyubahiro. Haleluya. Hari abantu rero bari bazi kubera inkomoko n'iki bagatuvuga bati uriya mukobwa na n'uriya mugabo ari we se ntabwo urugo azarutindaho ariko maze imyaka 10 kandi sindahukana. Komera Imana amashyi. Si yacu se twayikomera amashyi ni yacu. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana basomera musomye mwiza yafasha gusoma. Dushaka gusoma mu Bami ba kabiri ibice 4:8. Umuntu uri hafi yafasha gusomera Abami ba kabiri ibice 4:8. Somera iryo jambo tuganire mu izina rya Yesu. Iby'umugore w'Ishunemu. Biravuze ngo iby'umugore w'Ishunemu. Bukeye Elisa arahaguruka. Biravuze ngo bukeye Elisa arahaguruka ajya Ishunemu. Hari umugore w'umukire. Hari umugore w'iki? W'umukire. Vuga ngo n'umukire akina cyane afite. Hari umugore w'umukire. Haleluya. Aramuhata bajye siwe bagire gute gufungura afungure anje. Nuko uhereye ubwo iyo yahanyuraga hose, iyo yahanyuraga buri gihe yajyaga gufungura, yazaga agafungura. Bukeye uwo mugore abwira umugabo we ati mbonye ko uyu mugabo uhora utunyuraho ari umuntu wera w'Imana. Haleluya. Mbonye ko uyu mugabo uhora unyura nacyaha tumushinja ni umuntu wera w'Imana. None ndakwinginze twubaka kumba hejuru y'inzu tumushyiremo uburiri n'ameza ye n'intebe n'igitereko cy'amatabaza, maze uko azajya anyura hano aje kudusura ajya acumbikamo. Haleluya. Ego. Hari ubwo yaje Elisa yaje bamucumbikira muri ako kumba, barakubaka karuzura, ahanyuze bamucumbikiramo aryamamo. Abwira Gehazi ati mpamagarira umushunemukazi. Yego. Amaze kumuhamagara aramwitaba amuhagarara imbere. Abwira umugaragu we ati mubwire uti yego, dore ineza watugiriye yose mbese twakwitura iki? Ese urashaka ko tukwitura iki? Urashaka kumenyekana ku mwami cyangwa ku mugaba w'ingabo? Aramusubiza ati oya, nibera mu bacu. Haleluya. Aha. Elisa aramubwira ati twamugirira dute? Ese kaduhakaniye n'iki twamukorera kindi? Gehazi aramusubiza ati icyakora nta mwana
muhungu agira. Naramwitegereje sanga nta mwana w'umuhungu afite. Kandi umugabo warashaje. Aramubwira ati muhamagare. Amaze kumuhamagara aritaba. Ndagira gute? Aritaba. Ahagarara mu muryango. Ahagararaho Elisa yararaga mu muryango. Elisa aramubwira ati umwaka utaha n'iki gihe uzaba ucikiye umwana w'umuhungu. Nawe aramusubiza ati databuja muntu w'Imana we wibeshye umuja wawe. Hanyuma umugore arasama. Rekera umere Imana amashyi. Ndashaka kuvuga ku ijambo bita igitekerezo. Yesu ashimwe. Igitekerezo cyiza gitera Imana gukora. Igitekerezo cyiza gitera Imana gukora. Haleluya. Uyu mugore nasaba yari afitanye na Elisa. Yabonaga Elisa anyura ku muryango we buri gihe yigendera. Ariko aza kuvuga ati uyu mugabo hanyuze bitari rimwe. Kandi nkabona aragenda urugendo rurerure. Kuki ntategura ifunguro akajya arira iwanyu? Ni igitekerezo. Amaze kugitekereza akiganira n'umugabo we birahura. Haleluya. Aramwemerera Elisa akajya aza gufungura ku mugore w'umushinemu kazi. Yesu ashimwe. Ariko umugore amaze kumwitegereza aramubwira ati haleluya, hajya hanyura umuntu w'Imana, ni umuntu wera. Naramwitegereje nasanga nta kibi afite, none nyemerera tumwubakire icyumba cyo hejuru. Haleluya. Igitekerezo cyiza Imana iragishyigikiye. Igitekerezo cyiza kimanura Imana. Igitekerezo cyiza gituma Imana iguhugukira. Igitekerezo kizima gituma Imana igutabara mbere y'igihe yateganije. Imana icyubahiro. Haleluya. Igitekerezo cyiza kigukura inyuma kikakuzana imbere. Igitekerezo cyiza kigutsindira intambara utari gushobora. Igitekerezo cyiza gihagurutsa Imana mu bwami bwawe. Imana icyubahiro. Haleluya. Kuko yagize igitekerezo cyo kubakira umuntu w'Imana hejuru. Haleluya. Umuntu w'Imana nawe Imana ivugiramo, Imana ikoresha imirimo n'ibitangaza. Haleluya. Aravuga ati nkurikije ibyo yakoze, nkurikije igitekerezo cyiza, najyaga ngenda narushye, nageraga iyo nyashonje. Haleluya. Ariko sigisonza n'urugendo iyo nushe ndahanyura nkaryama, n'iki namwitura. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ira mwene so igitekerezo cyiza kimanura Imana utaseza yitatu. Hadati cyubahiro. Uzi ko wasenga y'ibiri wayavamo ukajya mu y'itanu, wayavamo ukajya mu y'irindwi, ariko ufite igitekerezo gipfuye ijuru rigakinga. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hari umugabo uri muri Samweli wa 2:20 bamwita Sheba. Uze kuhasoma. Haleluya. Yesu ashimwe. Yigeze agira igitekerezo kibi. Gira mwene so n'abafite ibitekerezo bibi babaho. Ariko uri muri iteraniro rapa gira igitekerezo cyiza. Ngo aritonda yicara mu nzu ye aratekereza. Aravuga ati ariko uyu mugabo bita Dawidi mubona hari cyiza twamukura. Ubwe atekereza ko kuri Dawidi nta cyiza kizahaturuka. Imana icyubahiro. Haleluya. Amaze kubitekereza byujuje arasohoka. Yegera Abisiraheli arasanga aho bari. Arababwira ati mwumve itangazo, buri wese asubire mu ihema rye, kuko uyu Dawidi mwene Yesa nta cyiza azigera tumubona. Mwene Yesa nta cyiza cyamuturukaho.
Haleluya. Ngo Abisiraheli bumvira Sheba ngo bajya mu mahema yabo, ariko ngo abayuda ngo baravuga ngo hoya, twebwe tuzomatana n'umwami wacu. Yesu ashimwe cyane. Iyo ukomeje gusoma iyo nkuru sinari nashatse kuvugaho, ntabwo nashatse kuhasoma, ariko nari nakubwiye kugira ngo uzahasome. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Iyo ukomeje ugasoma, Bibiliya ivuga ngo yagiye mu rugo, ngo ajya mu rugo rw'abaturanyi yihishayo. Haleluya. Ariko kuko yakoze ikidakwiriye, kuko yatekereje na byamuviriyeho gucibwa igihanga ngo bakirenze urugo. Haleluya. Igitekerezo kibi kiricisha, igitekerezo cyiza kirakiza. Imana ikibera. Haleluya. Narivuze ngo ndifuza, ndakifuriza kugira igitekerezo cyiza Imana ishyigikira. Haleluya, haleluya. Uyu mushunemukazi yubakira Elisa icyumba cyo hejuru, ashyiramo uburiri, ashyiramo ameza, ashyiramo itabaza rimumurikira. Haleluya. Ngo amaze kubikora, uko Elisa hanyuze n'umugaragu we, bakarya, bamara kurya bakajya kuryama kuri bwa buriri, bwacya mu gitondo bagakomeza urugendo rwabo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngo Elisa aza kwitegereza, aravuga ati uyu muntu iki twamukorera ko numufashe ku mutima. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Wari uzi ko igitekerezo cyiza kiguhagurutsa mu muvumo? Igitekerezo cyiza kikurwanira imbaraga z'umwijima zigatsindwa utashyizemo imbaraga, kuko wahinduye imitekerezo. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Elisa aravuga ngo uyu mugore twamukorera iki? Ngo Gihazi aramubwira ati jyewe naritegereje, nsanga nta mwana w'umuhungu agira gute, nsanga nta mwana w'umuhungu agize gute. Ariko hari abantu bahari. Haleluya. Muracyari muri iri teraniro? Data icyubahiro. Ngo umugore amubwira ngo aha nta kintu na kimwe dukeneye. Reka mbabwire aya magambo, hari abantu benshi bagirira neza umuntu bamukeneye inyungu, uwo si umugisha, kuko umugisha ubuhabwa n'umuhaye. Haleluya. Iyo uri gukorera umuntu uvuga uti reka mugurize azanyishyura, ntabwo Imana ihaza, aho ntihaba. Yesu ashimwe. Iyo ukorera umuntu uvuga uti reka mugirire neza murwaze, wenda nanjye nindwara azanyishyura, urimo urigirira kubw'ubwenge bwawe, ariko nta bwenge bw'Imana bugize gute bubirimo. Ubwenge bw'Imana ni ugukora ureba ijuru utareba ku bantu. Data ashimwe, data ashimwe. Haleluya, haleluya. Uzi yuko ari umuntu ntakwishyure waramugurishije, haba ibibazo, induru ziravuka. Ntabwo uti jyewe namugiriye neza, none reba ibintu anyita. N'ubundi niwe wagiriye, kandi n'umuntu yakwitura uko umuntu yitura undi. Ariko umuntu ukorera Imana yiturwe n'Imana, kandi Imana ikwitura ibihe. Yesu ashimwe. Haleluya. Elisa aramubwira ngo mbese twakugirira dute? Aramubwira ngo hoya, njyewe nakugiriye imbabazi, kuko nabona guvunika, naragucumbikiye, ariko nta kindi nari gukeneye. Njyewe nkunda kwibera mu bantu. Ariko kubera igitekerezo, nubwo wikundira kwibera mu bantu, ariko Imana yarungurutse ikibazo afite kandi atakwikemurira. Ikimana yarebye nikigomba gukora n'atagisaba. Uyu mushunemu ntabwo yamubwiye ngo nta mwana w'umuhungu ngira, kandi mfite ikibazo, wampa umuhungu. Ahubwo yaramubwiye ngo nkunda kwibera mu bacu. Haleluya. Ariko ineza ye, vuga ngo ineza ye, ineza ye
igitekerezo cye gituma abona umwana w'umugabo. Imana icyubahiro. Igitekerezo cyawe cyagukiza cyangwa cyakwica. Ariko ndimo ndabasaba, haleluya, wowe wicaye muri iri teraniro, ndakwatura igitekerezo cyiza. Haleluya. Elisa araje aramubwira ngo noneho wamisha icyo ukeneye, ariko nabonye ko nta mwana w'umuhungu iwawe, none umwaka utaha nk'iki gihe, haleluya, uzabyara umwana w'umuhungu. Aramubwira ngo reka muntu w'Imana we, haleluya, wimbeshya, umugabo wanjye agize gute, arashaje, ariko igitekerezo ntigishaje. Igitekerezo cyiza gikora mu gihe utabishobora. Igitekerezo cyiza gihagurutsa Imana mu byicaro byayo, ikagukora igitangaza wari warahambye, ibintu wumva bidakunda. Iyo uhinduye ibitekerezo, Imana n'abantu bikabikora. Haleluya. Ntabwo uyu mugore yari afite gahunda yo kubyara, yari afite inzitwazo, kuko umugabo we yari yaragize gute, yarashaka. Ariko kubw'igitekerezo cyiza, vuga ngo cyiza, igitekerezo cyiza gituma Imana itanga umwana mu gihe kitari cyo, mu gihe bacuze. Vuga ngo mu gihe bacuze. Igitekerezo cyiza cyamanaye umwana wari ukenewe. Yesu ashimwe cyane. Umugore ngabona igitangaza. Igitekerezo cyiza kizana igitangaza. Umugore ngabona igitangaza, umwana aravuka. Haleluya. Igihe kigeze ngo Elisa aba yavuye iwabo yisubiriye iwabo. Haleluya. Ngo ise wo mwana amujyanye mu murima, niko bivuga, ngo umwana afatwa n'umutwe, gataka umutwe. Ngo igihe akimufite, ngo abwira umugaragu, aramubwira ngo uhereze umwana umuhenyere, shyira umwana nyina. Mu yandi magambo, nyina niba uzi aho yamukuye, nyina niba uzi ko uyu mwana yaje, none mumusubize. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana igiye gukora ku igitekerezo cyawe cyiza, ariko nimara no gukora icyo ukoze ukigumane, kuko ni wowe nyiracyo. Imana ikore ku igitekerezo cyawe cyiza, kandi ukorere bya bintu utakwishoborera. Yesu ashimwe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hari umugabo wita Zakayo. Zakayo ngo yumvise inkuru ya Yesu, agira amatsiko yo kumureba. Haleluya. Amaze kuva aturutse hakurya, ngo abona afite abantu benshi, kandi we ngo yari mugufi. Haleluya. Bwa mbere yagize igitekerezo cyo kumureba, ubwa kabiri abonye ari mugufi, ariko aravuga ati cyanzanye no kumureba mu maso, ntabwo ndi busubire ntamubonye, aho ngiye kurira igiti. Ariko Yesu w'i Nazareti bavuga, umenye uko asa. Haleluya. Ngo Yesu ahageze, turashimira Yesu. Haleluya. Amenya ibyo wibwira utarabibwira abantu, ibyo utekereza niba ari byiza azabishyigikira n'abantu batarabimenya. Haleluya. Ariko iyo utekereza ibibi, arahaguruka agahunga. Zakayo yatekerezaga kureba Yesu, ngo ahageze, wambariza mwene so, ese niki cyatumye Yesu amenya ko hejuru hari umuntu. Ahageze, urugendo yari afite rurahamara. Igitekerezo cyiza gituma Imana ihindura icyerekezo. Imana icyubahiro. Igitekerezo cyiza gituma Imana ihagarara kandi ikoze icyo yakugeneye. Ngo Zakayo, ngo Yesu aramubwira ngo ruhuka, uyu munsi ndagira gute, ndarara iwawe. Ngo aruruka. Ariko akimanuka abari kumwe na Yesu bagira gute, baraza baramubwira bati, mwigisha, uyu turamuzi n'uwo muri karitsiye, turamuzi neza, ni umujura, turamuzi yishyura umushoresha, yishyura abantu ibirenga, none ni gutuvuga ngo uracumbika iwe. Haleluya. Yesu ngaramubwira ngo rata ndacumbike wawe.
ariko Zakayo agira ikindi gitekerezo cya gatatu. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya. None igitekerezo cyiza wagize Satani ashaka kucyitambika, ongeraho muri nama, ariko byanga bikunze ugere ku gitekerezo gihagurutse Imana. Yesu ashimwe. Zakayo arababwira ati nimuceceke, ijambo yavuze nagize gute? Nabyumvise. Yavuze ko ari burare iwanyu. Jewe ni umunyabyaha ndabyemera, nanyasa abantu ndabyemera, ariko ibyo abantu bavuga ntabwo bishobora guhagarika Yesu kuza iwanyu. Haleluya. Ahubwo ndabireka. Kabiri, ibyo nambuye ndabiriha inshuro enye. Bararebana, aravuga ati ahubwo abo nambuye ndabazi, ngiye kubaheraho, ariko Yesu ararari wanjye. Yesu ashimwe cyane. Igitekerezo cyiza gituma Yesu aza kurara iwawe. Kandi ajya mubwire ngo iyo ahageze amenya niba urya akawunga konyine mama nta n'imboga ufite. Iyo ahageze murira ku isahani. Igitekerezo kibireba gitangirira Yesu ntacyo kuhagera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Bwira mwene so uhereye none uhindura intekerezo zawe. Mubwire ngo uhindura intekerezo zawe, iga gukora neza. Niba hari ibyo wasengeye bikanga, hindura intekerezo zawe. Hari igitekerezo cyatuma Imana ikora, hari igitekerezo cyasubiza y'Imana. Naho wagusengera ntibikunde kuko uhora n'ibitekerezo bibi, uhora wanga mwene so, uhora ushaka cyamusubiza inyuma. Icyo ni igitekerezo kibi, ntabwo cyatuma Imana ikora. Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Biravuga ngo ushaka kuba mukuru mu bwami ngo nashyire imbere mugenzi we. Iyo udashaka ko mwene so atera imbere, icyo ni igitekerezo kibi. Iyo mwene so yahagurutse ukumva washaka ikimukurayo cyangwa ukabyifuza, haleluya, ni igitekerezo kibi. Ariko igitekerezo cyiza gihora cyifuriza abantu ibyiza. Naho umuntu yagutanga umugisha bavuga uti Imana imukomerezeyo, wenda nanjye izajyanayo. Wabwirwa n'icyo kumugisha ngo atari umuntu mwicaranye. Yesu ashimwe. Wabwirwa n'icyo atari uzakugeza muri Kanani yawe. Wabwirwa n'icyo atari utazagutura iyo mitwaro. Wabwirwa n'icyo atari umuntu uzakurangira akazi. Haleluya. Wabwirwa n'iki niba ari umuntu uzagusindagiza. Gira igitekerezo cyiza. Hari igitekerezo cyagukiza indwara. Hari umugore wamaze imyaka 12 mu mugongo, niko birivuga. Haleluya. Ngo ariko ngo abantu ari benshi, ngo aravuga ngo byanze bikunga ndakoresha imbaraga zishoboka, iziri bukenerwe zose ndazikoresha, ariko icyangombwa ndagukora. Ngo arabyigana. Haleluya. Amaze kumukoraho Yesu yumva hari imbaraga imuvuyeho. Igitekerezo cyonyine cyiza, haleluya, kizana imbaraga zikiza. Igitekerezo kizima, haleluya, cyakura ku ntebe wicayeho. Imana ikaba muri iki gitekerezo namugira umuyobozi, kuko mugize umuyobozi yatabara benshi. Ariko igitekerezo kibi, haleluya, hari igihe wasanga uhora kuri iyo ntebe kubera igitekerezo kibi. Ntabwo wifuriza ibyiza bene so. Haleluya. Ngo isoko y'amaraso igera gute? Irakama. Isoko y'amaraso igera gute? Irakama. Yesu ashimwe cyane. Ndasaba ko uyu munsi w'amasengesho, ni umunsi twirirwa imbere y'Imana, Imana icyubahiro. Haleluya. Imana data ishaka kukubohora. Imana ishaka kugukura muri ibyo bintu uhoramo, uhora utangira wongera uhora utangira. Yesu ashimwe. Ujya gukeka kugera aho wakageze ukongera ugasubira aho watangiriye. Izo mbaraga zikurwanya, Imana ifite ubushobozi bwo kuzirukana ikazicyaha, ariko banza ugire igitekerezo cyiza. Gira igitekerezo cyo gushaka Imana.
Haleluya. Gira igitekerezo cyiza wakora kigatera Imana gukora. Yesu ashimwe. Haleluya. Wari uhari? Imana icyubahiro. Duhe Imana icyubahiro. Sinababwiye umuntu watekereje kunyicira ubukwe se si bibi se, ariko yarabitekereje ashakisha n'imbaraga yabikoramo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Igitekerezo cyiza Imana iragishyigikira, ariko igitekerezo kibi kibura Imana ku ntebe yicaragaho ubuzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Ni bangahe se barwanya umurimo banabizi ko ari umurimo w'Imana? Babizi ko ari Imana barwanya. Yesu ashimwe cyane. Ariko hari n'abashyigikira umurimo w'Imana. Umuntu wese ufite igitekerezo cyiza Imana iramushyigikira. Haleluya. Ariko ufite igitekerezo kibi, nawe uyu munsi wanyirwanya ukabona ko usa n'uwatsinze, ubutaha izaguhugura. Nta muntu ugira ibitekerezo bibi uguma ku ngoma, uguma ku ntebe. Haleluya. Umuntu ufite ibitekerezo byiza Imana ihora imushyigikiye. Komera Imana amashyi. Haleluya. Haleluya. Imana asanga umusozo. Haleluya. Uyu mugore n'umwana we amaze kurwara bamuhaye ngarapfa. Uyu mwana amaze gupfa, uyu mugore ngo yazamutse agenda amushyira mu cyumba hejuru aho Elisa yajyaga aryama ngo amuryamisha mu mwanya we. Imana icyubahiro. Haleluya. Igitekerezo cyiza cyamuhesheje umwana, ariko hagarutse yishyurirwa y'icyo agomba gukora mu kintu Imana yamuhaye kubera gutekereza neza. Amuryamisha mu mwanya wa Yesu. Kuki atamuryamishije mu mwanya wa Gehazi? Umugore yari umunyabwenge. Wa Gehazi se utagira ibyiringiro? Niba hari umuntu w'Imana wagize ibibazo ni Elisa. Biragatsindwa kubana n'umuntu ugakora Imana igakoresha ibitangaza rero. Haleluya. Ariko ukazabura gusimbura, ukazabura usigarana amavuta wari ufite. Elisa ntabwo Gehazi yigeze amusimbura, kandi ubundi Gehazi niwe wagombaga gusimbura Elisa. Haleluya. Yesu ashimwe. Nk'uko Elisa yasimbuye Eliya, niko Gehazi yagombaga gusimbura Elisa. Ariko ntibyakunda, yari afite ububani n'ubucakura bwinshi. Imana icyubahiro. Haleluya. Imana yakomeje imupima, ariko isanga umutima wa Gehazi uracyafite kamere. Haleluya. Igihe umugabo bita Nama yari amaze gukira ibibembe, yaragiye abwira Elisa ati nazanye ibintu ngomba kugushimira. Haleluya. Elisa aramubwira ati ibyo wazanye byose ubyigumanire ubisubizeyo. Ariko ngo Gehazi amwitegereza aravuga ati ariko Elisa nawe nubwo ari umuhanuzi ariko afite ikibazo. Ni gute ariya amazahabu n'amafeza yasubirayo duhora hano turi mu butayu? Haleluya. Bwira mwene se mu kuboko kose kurambuye ntabwo kurimo ibyiza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Ari akurikira Namani, aramubwira ati umva uko umuntu w'Imana ntumye, ariko arabeshya. Aramubwira ati arambwiye ngo ibyo wari umuzaniye yisubiyeho, noneho bimuhe bintebye gute bimushyire. Ngo Namani arishima aravuga ati baba n'uburi none nabizaniye ibyo yakoreye ni byiza, none ubwo yisubiyeho ahubwo ndaguha abantu bakuherekeza. Yesu ashimwe. Ngo barabimuha baramuherekeza, ngo bageze mu nzira hafi barababwira ati mwisubirireyo
aho mugeze n'ijyana kumba arashaka kubitsimba arababwira ati abageze ni hafi ni mubi impenda bigeze ngo bamaze kugenda aragenda agira gute arabiha ngo akubitanye na Elisa aramubwira ati ariko ko ntakubonaga hano uvuye he hari abantu bakora ibyaha rwihishwa ariko umeze nk'ijisho ry'Imana ntaho ritareba nakugira inama yo kugira igitekerezo cyo kwihagarika Imana icyubahiro ongera uhenda ati icyubahiro haleluya ariko muracyari hano haleluya hari abantu bakira mu iterano cyangwa n'ije haleluya arangije Gihazi ngo Elisa aramubwira ati Gihazi we uvuye he aramubwira ati umugaragu wawe ntaho nagiye ntaho nigeze njya n'ukuri nari ndahagendagenda Elisa aramubwira ati Gihazi we igihe wagendaga umutima wanjye wagendanye nawe none uhereye none ibibembe byari kuri Namani bikuze Gihazi arabemba kurinda apfuye niba wagombaga gusimbura Elisa ariko kubwo kwiba bitari ibye atwara ibibembe by'uwakize Imana icyubahiro Elisa ntabwo yigeze agira umusimbura uyu mugore w'umushimemo kubera azaho igitangaza cye cyaturutse haleluya ngo aryamisha umwana mu mwanya wa Elisa ngo ariruka Elisa amuboneye ku musozi ngabwira Gihazi ati Gihazi we uriya si wakugura umushimemo ati azanywe n'iki yiruka ko mbona yiruka cyane haleluya aramubwira ati rukange uhure nawe mubaze ko ntamahoro haleluya umuntu uzi icyo ashaka ntabwo ahagarika n'amagambo ntabwo guhagarika urakomeza ngo ahagaze haleluya ngo aramubwira ngo yewe mushuremu we ese ni amahoro undi aramubwira ati ni amahoro se ahubwo Elisa ari he haleluya amuhisha icyabaye icyo umuntu ashaka ntabwo akivuga ahantu hose akigeza aho kigomba kujya niba hari icyifuzo ufite kigeza aho kigomba kujya aramucecekana ageze kuri Elisa aramubwira ati narabikubwiye haleluya uyu mwana sinamugusabye ubwo baranyibwira ngo uzamutwite umwana w'umuhungu ndamutwite aravuga none dore yapfuye wambeshyeraga iki Elisa ngafata inkoni ye haleluya ayiha Gihazi bwira mwene se ngo ntabwo ahantu hose havungukira ipfundo ryawe ahantu hose siko bapfundura ipfundo ryawe ahantu wumvise bana sifiri haleluya arangije umugore aramubwira ati rero nubwo wohereje Gihazi ngarambike inkoni ku murwayi wawe umuntu wapfuye nawe sigusika genda usebe imbere ya karitsiye usebe imbere y'umugabo wanjye ninjye wabibwiye njyenyine bisohoye ibyabombwe n'abantu hari abaje kumpemba haleluya hari ababonye uruhinja rwanjye kandi sinarusaba genda rero dusebane twembi umbwira ukuntu wabeshya ntabwo gusiga turajyana haleluya ngo bajyane noneho bakubitana na Gihazi agarutse yaramubwira ngo ingore nayo murambuyeho ngo ariko byanze gukora ntabwo byose bikora Imana icyubahiro haleluya cyane haleluya ntabwo abantu bose bavuga indimi si kw'abahanuzi Imana icyubahiro hari igihe tujya mu buyobe ukicarana imvugo y'ikinyoma ukabuza Imana yaravuze kandi Imana ntiyavuze wumvise uvuga ngo riboha uravuga uti reka ntega amatwi
ntabwo abavuga indimi bose ariko abahanura. Ubuhanuzi ni Imana yashyize mu bantu. Imana icyubahiro, haleluya. Ntabwo Gehazi yagombaga kuzura umwana atahanura. Umwana atazanye mu rugo ntiyagombaga no kumusura. Byagombaga gutegereza Elisa wavuze ko umwana azavuka yongera hagira ikindi kintu Imana imukoresha. Bwira mwene se umuntu ugashakira aho bitari. Imana icyubahiro, haleluya. Ndabagushije, haleluya. Muracyarimo neza? Imana icyubahiro, haleluya. Yewe ubanza mutazakunda dore data icyubahiro. Yego se, haleluya. Kuko ntabwo ushobora kuguha itunda ntakweretse uko barihinga. Wari uhari se? Gehazi ngaramubwira ngo ya mwani wampaye nayimurambitse ariko byanze. Umugore ati ntabikubwira ngo baramuzamukana hejuru. Imana icyubahiro. Ngira isaha ageze ariko akantu karamfashije. Imana icyubahiro. Amuhumekeramo umwuka we. Ntabwo kuzuka k'umwana kwari mu ngoni, kwari mu mwuka. Haleluya. Gehazi yatwaye inkoni ya Elisa ariko ntabwo ari Elisa. Mufashijwe na haleluya. Ariko cyane haleluya. Ariko Elisa ahageze areba umwuka awusubiza mu mwana. Umwana agiye kumva yumva arita. Haleluya. Ngo Elisa aramuterura amuha nyina. Yesu ashimwe cyane. Agira gute? Amuha nyina. Ngo nyina asohokana uruhinja, asohokana umwana wari muzima. Umugabo yari yicaye muri salo avuga ati umugore nashyiriye umwana yarembye yagiye kuko yamuhishe yamujyanye mu cyumba cyo hejuru ntiyasiga atanze amakuru. Haleluya. N'ubu ashaka guhanura, haleluya. Sema haleluya. Uyu mugoroba Imana yite ku gitekerezo cyawe. Uyu mugoroba Imana yite ku gitekerezo cyawe. Igitekerezo reka babwira igitekerezo Mushurebu yagize cyanamurengeye umwana yapfuye. Haleluya. Imana icyubahiro. Cyamuhesheje umwana. Haleluya. Dore kimwe ariko kinamuhesheje kuzuka kwe. Kuko igitekerezo kiravuga. Igitekerezo Imana cyitaho kuko nawe yarakigize. Imana yagize igitekerezo ngiravuga ngo mureke turebe umuntu ase natwe sifa kwa Mungu. Icyo ni igitekerezo yagize. Ni nayo mpamvu yita ku muntu ufite igitekerezo cyiza kuko nawe yagize igitekerezo kizima. Nyuma yo gucumura k'umuntu iragira ngo si byiza reka twohereze ubacungura kuko umuntu naramuremye ariko ashaka kasana none ishusho y'Imana reka nohereze umwana wawe. Igitekerezo cy'Imana cya mbere cyatumye yongera gutekereza bwa kabiri. Zabura abakozi Imana icyubahiro. Ariko barurahanga data icyubahiro, haleluya. Hari ibintu Imana igomba gukora kubera igitekerezo cyiza. Hari imigozi igomba gusenyuka kubera igitekerezo cyiza. Wari uhari? Haleluya. Igitekerezo kibi gihaguruke. Kiricisha. Satani yabwiye Imana ngo mbese mbwira ko wazamuye kangira mukuru kaba ari cyo uyobora abamarayika. Niki cyatumye uri mu muntu utambwiye? Si igitekerezo ariko kuko cyari kibi cyamumanuye hasi. Barasifiwe. Uyu munsi ugira igitekerezo cyiza. Yesu ashimwe cyane. Bavandimwe, Imana yita ku ishengesho ry'umuntu ufite igitekerezo cyiza. Imana yita ku mirimo y'umuntu wakoze imirimo ariko afite igitekerezo cyiza. Imana icyubahiro. Nukorera Imana
nawe ufite igitekerezo cyiza nta kizatuma Imana idashyigikira ibyo ukora. Ariko nuko udafite igitekerezo kizima biragoye ko uzabona Imana mu rugendo rwawe. Yesu ashimwe cyane. Wari uzi ko hari abantu babona umuntu Imana imubohoye akavuga ati ngewe nzazamuka ryane, agahura n'icyo kintu, ngewe nzakira ryane, se ngewe nzaguma muri ubu buzima. Yesu ashimwe cyane. Nakugira inama yo kwishimira umugisha wa mwene so kugira ngo Imana igire ikindi ikora. Reka mbabwire aka kantu nsoza. Haleluya, haleluya. Nutifuza ineza y'Imana ku buzima bwa mwene so bizasoza nawe ntayo.